Mirimana udasiba Juhora uyisenga kandi uyumvire Juhana nabayo ibibazo bari buze kubimwandikira nawe abimbe nze nabiteguye kubera ko nza nkunda ngo nsubize ikibazo ngisubirisha wenda ibyanditswe umuntu atabona ko ari ibisobanuro by'utabanditse nimba ntabanditse rero ndaza gusubiza ikibazo kimwe gusa cy'umuntu umwe wanditse n'uwambajije ndagisubiza nibwo buryo bwiza umuntu rero uza kumbariza hano ntabyo ndi busubize ndakibika kuko ikintu cyose kirategurwa nibwo buryo bwiza iyo umuntu akubarijeho ariko nasubiza ibitari byo nyine kubera ko bitateguwe hanyuma ngira ngo reka dusubire dusome kugira ngo nabyo ni ya magambo dusubiramo Mariko ibice 10:45 reka dusome icyanditswe cyonyine ibindi turabivugana Mariko 10:45 havuga ngo kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kuba incungu ya benshi yarenze gukora noneho agera n'aho ashobora no kwitanga Zaburi 143:10 haravuga ngo unyigishe gukora ibyo ushaka kuko ari wowe Mana yanjye amen niruka rero hari ahantu twavuze Dawidi yavuze ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi ngo bizanyuma iminsi yose nkiriho ngo naje zaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose Zaburi ya 27:4 haravuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe nicyo nzaja nshaka ni kuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho kareba ubwiza bw'Uwiteka nkitegereza urusengero rwe umuyobozi wa gahunda yarabikozeho yaravuze ati mu magambo twagiye twiga ijambo rya mbere twarimo twiga kuba mu nzu y'Imana utakaza umwanya utakaza igihe ntacyo uri gukora ariko ukaba mu nzu y'Imana ukaba aho ngaho ugasa na kurya kwaba ariko nabona n'abafana kurya baba bafite umurimo hariho abakinnyi akaba abafana kandi abafana n'abantu baza bakomera cyane kandi bakamenyekana bakamenya ko bakora uwo murimo bityo twari tubazanya hariho ariko mwumve cyane ikintu ushaka kuvuga ni ukunda afite igikorwa umurimo runaka hariho gukora tuvuga ngo tugiye gukora tugiye gutanga tugiye kugira gute yego uko nako ni gukora ariko njyewe urwego navuzemo ni urwego rwo kugira umurimo kuba ufite umurimo ikintu wumva ko ari cyawe urarana ugendana usengera ku manywa yewe ngakurya umuntu azaraza gushinga n'abana bakavuga ati abana bariga gutya abana bararya gutya kikaba ikintu cyawe nicyo cyane nashatse kuvuga utagira icyo ukora mu nzu y'Imana ukaba aho ngaho uko nyine gutyo usuka ukabaho uko nguko uri umukristo ariko wakubaza ese ese imbere y'Imana wagerayo Imana ikavuga tukaba turinjiye Imana ikakubaza ati n'icyo wakoraga nicyo twavugaga icya kabiri kuba nanone ufite icyo ukora ukabikora nabi ushoboye kubikora neza yego icyo nacyo nicyo twavuganye cyane ndagira ngo narabisobanuye gukora nabi ikintu ushoboye gukora neza twavuganye ba Kayini yavukanye na mwene nyina barabigisha uburyo bwo gutanga ariko akora nabi kidashoboye gukora neza Imana irarwira kimubwiye tuvugana Sawuli Imana yabwiye mu bushobozi bwo kugenda ngo yice arimbure amareho icyo afite ubushobozi gukora neza agikora nabi kugira ngo ibyo twarabisobanuye icya gatatu twarimo turavugana ejo ndagira ngo ndaza kugisomaho n'ibyanditswe bikeya kivuga ngo gukora icyo utakagombye gukora nk'umukristo hari ibintu tutagomba gukora nk'inyangamugayo ariko hari ibintu twacangacanze tukabikora tutakagombye kubikora nk'abakristo
undi muntu wenyine akaba yutangara akavuga ati se uyu ni umukristo koko ngira ngo twasome ijambo rivuga ngo byose turabyemerewe ariko siko byose bidufitiye akamaro siko tubironga nk'imvugo kubera iki kuki dukora nk'abandi kuki tugenda nk'abandi kuki tuvuga nk'abandi hari umwanditsi wanditse aravuga ngo nitukire abacu ngo twigenge n'ubukristo rero ni inyigisho ziri mu kuza zidasobanutse bibiliya avuga ngo nitukire abacu ngo twigenge icya kabiri bibiliya iravuga ngo twaguzwe ngo amaraso y'agaciro waguzwe wagura umwenda wawe wamara umwenda ukakubwira ngo ya ngo uzonambara ku cyumweru cyangwa ngo uyu munsi ngo sinshaka ndi unambara oya umwenda ntiwakubwira ngo ndi unambara mu mvura ntiwavuga ngo bikunda warawuguze n'uwawe uri kuri disponibilite yawe ni wowe ugenza ngo ugushaka niba twemera ko twaguzwe uwatuguze ategerezwa kuba ari we utuyobora utugita utwereka aho twicara utubwira ibyo tuvuga utubwira ibyo tureba utubwira ibyo twumva kuko tutaza twumva ijwi kuko ritakiba mu mitima yacu mw'abakristo habaye iki n'iki cyabaye imana yarapfuye se ntikibaho ntikivuga hari ibintu by'urukozasoni hari ibintu ejo bundi numvise nabonye ndagira ngo wenda n'abandi bantu bose babonye nimba ari umupasitora avuga akavidewo kamwe avuga ati noneho abafiye doneri bagiye guhagarikwa kubera imyitwarire imyambarire bambara hariho abantu babishyigikira hariho abashumba babishyigikira hariho abatabicyaha hariho abavuga ngo ni iterambere ntacyo bitwaye yego ibiribwa nitwera mu ijuru imana yaduteguriye kutwambika no kurema umuntu imana yamwambitse ubwiza n'umunsi yambara ubusa aranabimenye nawe ko yambaye ubusa ubusa butakidutera isoni abakristo rero guhindura si ukwacu ariko tuvuga ni ukwacu guhindura si ukwacu ariko gucaha ni ukwacu kubera iki dukora ibintu tutakagombye gukora nk'abakristo reka rero dusome abagalatiya ejo twasomye ibice 3 n'umurongo wa 3 reka dusubiremo igice cya mbere n'umurongo wa 6 abagalatiya igice cya mbere n'umurongo wa 6 yego haravuga ngo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo ndatangazwa vuba n'uburyo mwimuye muzamubwira ntibari bavuye mu itorero ntibari bavuye mu byo gusenga oya ntibari basohotse ariko bafite ibyo bari bimuye kandi babyimura barize yesu kristo nk'umwami n'umukiza barabyimura hari ibintu turi mu kwikuramo buriya rero kubyimura kwimura ndatangaye aho mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa kristo mukajya mu bindi butumwa murumva mukajya mu bundi butumwa kubera iki gukora ibyo tutakagombye gukora nk'abakristo hari ubundi butumwa twadusingira kandi dufite ubwo twasingiriye yego kandi ni ijambo ry'imana hariho umuririmbyi ndagira ngo ni mwishi waririmbye aravuga ngo moto ule wa kwanza moto ule yesu aliwasha moyoni mwangu mimi sitauzima nitwe tuzimya umuriro si satani nitwe tuzimya umuriro niba udasenga niba utaba imbere y'imana wibaza ngo umuriro uzareka kuzima nicyo gituma imana yari yarabwiye abanyesirayeli irababwira ngo umuriro uyu muriro ntukazime kubw'icanira abwira abatambyi umunsi wazimye muzahura n'ingorane umunsi wazimye bagiye kurahura ubundi wahandi barawuzana ngo bawuzane umuriro wa 3 waje no kubatwika ni ukubica amen kubera iki bari barahuye hatari ko turarahura abakristo ko turarahura iyindi miti itari y'abakristo kandi turi mu nzu y'imana yego soma ibice bibiri urwandiko rw'abagalatiya pawulo yandika abagalatiya ibice 2 n'umurongo wa 4 ugere ku murongo wa 5 ibice 2 n'umurongo wa 4 haravuga ngo ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite harimo abantu b'indyarya binjiye mu itorero baraza ngo baza gutata umunezero ntibazanwe no gusenga ntibazanwe no kuramya ntibaje gutangira imana ntibaje ariko baje gutata umunezero w'abana b'imana baje
ntitwumviye na hato ngo dutegekwe nabo kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kugume muri mwe. Amen. amen. Abundi twigize tubumvira nk'abakristo mwe, kuki twatwumvira isi, kuki twatwumvira ab'isi, kuki isi yadutwaye. Imana itubabare ngira ifuge. Hari ibintu uza numva mu mutima wanjye ngumva n'uvuga sinzi uko biba bimeze. Tidusa n'indumwa, ubu turi abanyabwoba, ubu turi mu kuvuga ariko dufite ubwoba bwo gupfa, dufite gutinya gupfa. Iki kintu cyarashyize mu ndumwa, basaga n'abiyahuzi kubera umuriro wababagamo, kubera niyo wabyo bari kwavuga ngo ese bimaze iki ngo kumvira abantu kuruta kumvira Imana. Turi mu kumvira abantu, turi mu gutinya amaso y'abantu, ngo abantu bavuze bagize gute ngo gukabya, ngo abantu baza bamenya ko tugezehe. Bibiliya ndizihinduka kuko yari iri n'uyu munsi niko izahora. Icyo yanze kera biracyanga. Yatubwiye iterambere, yatubwiye Daniyeli yaravuze ngo nyakati za mwisho maarifa yataongezeka, ubumenyi buziyongera, ariko itubwira uburyo tugomba kwitwara. Dukora ibyo tutakagombye gukora nk'abakristo, nibyo biri mu kudusuzuguza, nibyo byatesheje agaciro n'izina ry'Imana Data. Haleluya. Yeremiya, reka dusome Yeremiya ibice 2:21. Soma Yeremiya ibice 2:21. Yeremiya ibice 2:21-22. ibice bibiri. Ibice 2. 20 na rimwe. Yego. Dore kuri 22. Ariko nari narakubwize uruzabibu rwiza cyane, umubyare ubutunganye rwose. Nari narakubwize uruzabibu rwiza cyane. Aho n'Imana yari murabizi ubuhanuzi, n'Imana yari kwigira Abanyesirayeli. Nari narabagize gutya, nari narabagize beza. Haleluya. Nari narabatiguye, nari narabagize abantu bo kureberwaho b'icyubahiro. Nari narabagize uruzabibu rwiza cyane. Aho none se wahindutse ute ukamerera nk'igiti cy'ingwingiri cy'uruzabibu utazi? ese mwahindutse gute ko mu gukizwa, mu guhamagarwa, ko twari uruzabibu rwiza, ko twari abakristo beza? Muhindutse gute? Ko turahinduka gute mw'abakristo? Komeza. Kuri 22. Kuko nawe wakwiyubagiza shura ukagera n'isabune nyinshi, ariko imbere yanjye ibyaha byawe byaranguhindagije. Niko umwami w'Uwiteka avuga. Nubwo wakwiyubagiza, niba turi mu kuza tukaza ngo turaramya, dutega amaboko, turirimbe, dusimbe, nibyo, ariko tubanza kumenya ese Imana kiratubona gute? Kiratubona gute mu mitima? Ese dusa gute, tumeze gute? Ko yari yaratugize neza, ibyo turimo ni ibiki? Ntitunyuzwe n'uko Imana yatugize, ntitunyuzwe n'agaciro Imana yaduhaye. Ese kubera iki iby'Imana bitatunyura tukarwa tugasimbuka tukaza kunyurwa n'ibyo hanze? Ese ibyo mu nzu y'Imana, sinzi umuririmbo waririmbye ariko n'umwanditsi wanditse aravuga ngo n'ibyo mu nzu yawe biranyura. Yego. Ibyo mu nzu yawe biranyura. Reka dusubire dusome Yosuwa ibice 5 n'umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Yosuwa biradusoza ijambo gukora icyo tutakagombye gukora nk'abakristo. tuba dutakaza umwanya mu nzu y'Imana. Yosuwa ni ibice 5 n'umurongo wa 1. Nuko abami bose b'Abamori bari hakuno ya Yorodani mu ruhande rw'iburengerazuba, n'abami n'abanyakanani bari mu nyanja, bumvise uko Uwiteka yabagabanije amazi ya Yorodani imbere y'Abanyesirayeli. Sinzi ko ari aho. Komeza. Kugeza aho bambukiye, imitima yabo isha ubwoba, bacika intege no kubw'Abanyesirayeli. Icyo gihe Uwiteka abwira Yosuwa ati, wisaturira amabuye atyaye mukeba Abisirayeli ubwa kabiri. Nushaka ureke kariya karongo icyo nari nshatse kuvuga uriya murongo wa 1, abantu bumvise imirimo y'Imana ikorerwa mu Banyesirayeli. Nibyo. Ni ukuvuga ko sinzi abantu bo hanze bakagombye
batakagombye kumva iby'imana idukoresha bigatuma baza mu nzu bigatuma bakizwa. Iyo mirimo imana ikorera muri twe niyo yizana abantu mu nzu y'imana, ariko kubera yuko twitwara cyo kimwe n'abo hanze nta mirimo y'imana ikigaragarira muri twebwe. Ibintu dusigaye dukora abantu bo hanze mu isi babona ari ibintu bisanzwe, kibikigira imbaraga, kibikibavuta, kibikibakwega, kibikibazana. Muri mu kubona twenyine natwe ubwacu twenyine hano abateranye n'abakristo dusigaye ducokora ibintu bimwe tukabicokora. Kubera iki? Turi mu gukora ibyo tutokagombye gukora nk'abakristo. Nza kugana ku musozo, reka mvuge nka Yuda yakoze icyo atakagombye gukora. Yuda yari intumwa, ntiyakagombye kwihana, ntiyari kwiyahura. Yaragendanye na Yesu, yarabonye imirimo ya Yesu, yarabonye ibitangaza bya Yesu, yarabonye imbaraga za Yesu, ariko akarenga hakiya yakoze ikintu atakagombye gukora nk'intumwa. Wa munsi Petero acumura ugutwi, kirya ni ikintu yakoze atakagombye gukora nk'intumwa. Nicyo cyatumye Yesu amucyaha. Ati reka subiza iyo ngota mu rwubati, wewe iyi si ishusho ugomba kugaragaza. Nk'abakristo mwe hari ibintu tudafitiye uburenganzira nk'abakristo tutagomba gukora, tutagomba kureba, tutagomba kumva, tutagomba guta umwanya muri kurategera. Oya rwose pe. Nimureke tuba abakristo, hanyuma uko turi birahagije, biteye ishema. Umukristo si ikintu gisuzuguritse, si ikintu cy'agaciro gake. Oya, ibyacu si byo bibi, byacu ni byiza, bikomoka ku mwuka w'Imana. Hanyuma tugiye kuja ku ijambo rigira kane, kudakora ngo uzakoresha. Yego. Ariko ntarasubiza iri jambo kuko iyo umuntu amaze kuvuga atarabisobanura, reka mbanze nsubize ikibazo bambajije kandi nanjye naranakivuze. Reka ngisubize ikibazo navuze. Umuyobozi wa gahunda yakira abantu arabwira ngo kaze mu nzu y'Imana. Ngo mari ndavuga ndoya, si kaze mu nzu y'Imana, ni kaze mu materaniro. Noneho rero inyuma hari umuntu wambajije rero nawe ambaza icyo kibazo. Reka mbasobanure mbone kuza kuri iki kudakora ngo uzakore ejo, tuze gusoreza ku ijambo ry'Imana, gusoreza ku kibazo aba ari ikibazo nyine. Reka mbabwire ibintu bibiri bitandukanye. Hariho ubwoko bubiri bw'itorero, cyangwa se kandi tubuze itorero tuba tubuze urusengero. Tubuze urusengero tuba tubuze inzu y'Imana. Yego. Tubuze inzu y'Imana tuba tubuze ikanisa, niko twaryitaga kera, n'ubu ni ikanisa. Rero itorero ni izina, nka kujya kw'imodoka, ni izina nka kujya kw'inka. Itorero ni izina. Itorero riragaragara. Hariho itorero rigaragara, nicyo ndavuga amatorero abiri. Hariho itorero rigaragara, yego, itorero rifatika, itorero ryubatse ahantu runaka, rifite abariteraniramo, rifite abayoboke, rifite n'aho ribarizwa. Yego, rikagira n'izina. Iryo torero tuvuge nk'itorero rya Zayoni. Yego. Itorero rya Zayoni ni Rwamagana, ahantu hameze gutya, ryubatse gutya, winjiye imbere rimeze gutya, nuku. Iryo torero ni itorero rifatika, ni inzu y'Imana igaragara, ni urusengero rugaragara. Yego. Okay. Noneho Karuvari n'itorero n'irindi rifite n'umushumba. Iryo torero rifite n'umushumba. Reka dusome Samweli wa kabiri ibice 7 n'umurongo wa 2. Samweli wa kabiri ibice 7 n'umurongo wa 2, ugere ku murongo wa 3. Ibice 2 n'umurongo wa 3. Ibice 7 n'umurongo wa 2 n'uwa 3. Yego. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati,
dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Natani asubiza umwami ati genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Amen. amen. Ndagira ngo murabizi ko aha ni cyagihe Dawidi yatekereje kubakira Imana iki inzu yo kubamo. Aha simbasobanura ariko murabizi n'abandi mugeni maso. Iki ni igihe Dawidi yavuze ati ariko kundi mu nzu yanjye inzu yubatswe n'imyerezi ariko se Imana ikaba mu ihema. Yego. Reka nubakire iki urusengero. Ese ko birumvikana? Yego, ko birumvikana. Soma ku murongo wa 7 w'icyo gice ni. Ya, umurongo wa 7. Mbese ahantu hose nakagendanye n'Abisirayeli bose, hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isirayeli, uwo nategetse kugira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli nti niki cyababujije kunyubakira inzu yubakishijwe imyerezi? Kunubakira inzu yanzu y'Imana. Ko ndashaka kubereka ikintu gifatika ngaruka ku ijambo umuyobozi yavuze ngo mbakiriye mu nzu y'Imana. None twigane ese aha yatwakiriye hari inzu y'Imana irafatika, iragaragara, iri ahantu, irubatse. Ko birumvikana? Yego. Abami ba mbere igice cya 6 n'umurongo wa 1. Abami ba mbere igice cya 6 n'umurongo wa 1. hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye mu Giputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka mu mwaka. Salomo atangira kugira gute? Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka mu mwaka wa 4 ari ku ngoma. Ndashaka icyo kintu kubakira inzu Uwiteka, inzu igaragara, inzu ifatika, inzu iboneka. Yego. Iri torero rero rifatika rigaragara niryo Salomo yubakiye Imana. Imana ivuga ko izaba muri iryo torero. Imana ko izabaho. Aho rero niho yavuze ngo nimwatunga intoki kuri iryo torero, iyo nzu yubatswe mugatunga intoki gusa mutarajamo, kubera yuko Imana aba ari. Reka dusome ingoma ya mbere n'umurongo wa 29 muhumve neza. N'itorero ni mu buturo n'ahandi Imana iba. Imana irahaba. Hari umunsi nababwiye n'abandi nubwo tutosenga ngo Mana ngusubane natwe hano, n'itorero ni icyicaro cy'Imana, ni ubuturo bw'Imana, ni inzu y'Imana, n'ahandi Imana iba. Tuza twe kuhateranira ariko tuhasanga Imana. Yego. Soma rero 29 ingoma ya mbere n'umurongo wa 1. 29 n'umurongo wa 1. Umwami Dawidi abwira iteraniro ryose ati umuhungu wanjye Salomo uw'Imana itoranije wenyine aracyari umwana, ntarakomeza intege kandi umurimo urakomeye, kuko iyo nzu y'inyumba itazaba iy'abantu ahubwo izaba iy'Uwiteka Imana. Itazaba inzu y'iki y'abantu, izaba inzu yande y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo iri torero rigaragara si inzu y'umuntu ariko ni inzu y'Imana. Niyo harya Imana yabwiye abanyisirayeli ababwira ngo bamwe bibagiwe guterana bagira gute? Bararimbuka. Aho yavugiraga ni uguteranira mu nzu y'Imana. Tukite ngo uzarebe n'aya mazu naho dukodesha gusengera, titwa tuhita urusengero, tuhita ngo naho duteranira. Yego. Niyo wise urusengero uba wibeshye kuko ntirwubatswe ari urusengero, sinzi ifatika, ni ahantu muteranira. Iyo mwubatse urusengero muhita muhindura izina mukavuga ngo dore nguru urusengero rwacu. Iryo ni ryo torero rya mbere navuze, igituma navuze rya jambo. Itorero rya kabiri rero, soma Abakorinto ba mbere, urwandiko Pawulo yandikira Abakorinto ba mbere ibice 3 n'umurongo wa 16. Mbabwira itorero rya kabiri ridafatika, itorero ritagaragara, ritaboneka. Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16 ugere ku murongo wa 17. haravuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana. Urwo rero ni rwa rusengero rutagaragara, aribo batwebwe. Komeza. Kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umwuka w'Imana aba muri twe
utsemba urusengero rw'Imana Imana izamusemba kuko ni ukuvuga ngo umuntu utsemba urusengero twebwe ukishyura umubiri ukagira gute waba utsemba urusengero rw'Imana burya rutagaragara yego Imana urusengero rero rutagaragara tuvuge ku rugero uko twese turi insengero njyewe ndi insengero nawe uri urusengero n'undi ari urusengero noneho iyo tugiye guterana duteranira mu rusengero rugaragara twebwe turi insengero zitagaragara noneho izi nsengero rero zitagaragara usomye hari ahantu bibiri ivuga ngo intumwa ngo zarateranaga ngo zimanyagura umutsima murahibuka ndagira ngo bibiri irabivuga yego abandi bateraniraga mu rusengero rugaragara ariko hari ahantu bateraniraga ndetse ngo bahitaga nko mu masinagogi bakateranira nk'uko twoteranira ku musozi tukumva ijambo ry'Imana tukavuga ngo twakoreye amateraniro ariko ntitwakoreye mu rusengero kuko urusengero ruraboneka ruragaragara rurafatika gutyo ngira ngo abashumba baraza kumfasha ushobora kumfasha nyuma ariko mbaye ndekeye aho nariko nsobanura iki nariko nsobanura uburyo inzu y'Imana ari inzu y'Imana ifatika igaragaza iri ahantu yitwa izina dutegerezwa kujyaho umuntu akavuga ngo ese ngo nsengeye ku musozi ngo cyangwa ngasengera mu nzu b'Imana ndiyo numva Imana yo kumva muri salo yo kumva muri toilette yo kumva mu modoka yo kumva muri trene yo kumva mu ndege yo kumva ariko ntuhite ngo ni mu rusengero ahubwo waba usengera mu rusengero rutagaragara ari we ariko urusengero rugaragara ntarwurimo Imana ibafashe reka mani ngaruke rero ku ijambo rigira gatatu kudakora ngo uzakora ejo igira kane kudakora ngo uzakora ejo birababaje biteye agahinda uku nguku twese abantu bateraniye hano twese nta muntu n'umwe wari utekereza ko atazageza kuri Nowe nta n'umwe muri twese udatekereza ko azageza kuri Nowe reka ndeke kuvuga ngo nimugoroba cyangwa ejo hirya y'ejo urebe kuri Noweli turi mu kwezi kwa karindwi uko twese ko turavuga ngo tuzageza kuri Nowe noneho kubera yuko abantu twabaye sinzi niba navuga ngo ni ubujiji kandi turi mu nzu y'Imana kutamenya ko iminsi yacu ibaze Yobu niko yanditse yaravuze ngo iminsi yacu yashizweho urugabano yashizweho umupaka tudashobora kurenga naho gusenga none akavuga ngo azasenga ejo umuntu akavuga ngo niba adakoze none ngo ejo nzakora ejo nyaboneka reka dusomere ijambo kuribesha ejo sahawe ku mugoroba sahacu yewe nyuma y'amasaha 3 saa yacu wakoze none kuko udakora ngo uzakoreshe niba bakubwiye ko ejo uzabukari noneho abantu bakavuga ngo ni ukutizera ngo uko nguko umuntu avuze ngo ntazageze ejo ngo bazaba badafite kwizera ese abapfuye bateganije ko bazageza muri uku kwa karindwi bagapfa uko nta kwizera bari bafite bari bagufite ko tubirikira iminsi tutazi reka dusomere ijambo riri muri Luka 12 n'umurongo wa 16 Luka 12 n'umurongo wa 16 turagenda usoma umurongo umwe ariko urebe uze gusoma agatitire ubanza usoma agatitire kawe iyo ufite nta titire bavuga dendi direct nuko abashyira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane haruguru izindi bibiliya ziravuga ngo umutunzi w'igipfu yego mwari mwabona umutunzi w'igipfu nkumbuza mbona inzu ziriya mu mujyi wa Kigali ngo ni inzu ya Rubangura wagenda ukaja kureba Rubangura wubatse ayo ma etaje ukavuga ngo dore ngo umutunzi w'igipfu ariko biriya ni igitangaza nimba kuvuga ngo kudakora none ngo uzakora ejo uze kureba uyu mugani urasa n'umukungu w'igipfu nawe soma rero wumve 17 nuko aribaza mu mutima we ati ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye aribwira ati nzabigenza ntya nya urugarama rwanjye nubaka urundi runini abantu mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye nibwo nzabwira umutima wanjye nti mutima ufite ibintu byinshi bikiwe imyaka myinshi
ngaho uruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira ati wamupfuwe, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, bizaba ibyande. Niko umuntu wirundiragiza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Amen. Amen. Ibindi bisobanutse n'ukagira Imana. Amen. Uyu muntu mubona rimwe na rimwe hari ibintu rimwe mvuga abantu bakavuga bati pasiteri nawe arakabya, ariko ntwara umwanya umwe wo gutekereza, ntwara umwanya umwe wo gutekereza no kwiyumvira ku bintu bimwe na bimwe. Sinzi nimba narenze, nimba nayobye, hari ibintu bimwe nkibaza reba uyu mutunzi nawe, kandi urumva ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko abakira uyu mugani ati habayeho umuntu w'umukungu wari wejeje imyaka myinshi, aza kwibaza ati ndabigenza nte ko ntafite ibigega bihagije byo guhunikamo imyaka yanjye. Muzarebe ikizakubwira ko umuntu yakize neza neza. Ahindura konti, azava muri banki akaja mu yindi, akava muri banki akaja mu yindi. Noneho yarangiza yabona amafaranga yabaye menshi, akavuga ati reka singabikira muri iki gihugu, reka mbikire no mu kindi. Uko niko yubaka inzu, akubaka inzu hano, akubaka iyindi, akubaka kubera ko yakize. Uyu nguyu niko byamugendeye. Uyu mugani niko wiri haruguru iwacu wageze wese ibigori ukubaka utuburi nka dutatu, kubera ko imyaka yabaye myinshi ugahindura ukubaka akaruri kamwe ak'ibijumba ak'ibigori, uhakabiyo ubwira tubiri cyangwa dutatu, bivana nuko wejeje. Noneho uyu muntu ngo arangiza aravuga ngo azabwira umutima we ngo urye ngunywe cyangurane nta kibazo. Niko abakristo tugeze muri iki gihe cya none. Kwirundaniriza ibintu waza ureba ugatekereza ko umuntu atazapfa, ndagira ngo azahora kuri iyi si. Yego. Akaba ubukungu muri ubu buzima, ariko wareba uburyo bwo gukorera Imana. Niyo harya bajya abantu ubona by'ukuri bibabaje biteye agahinda, umuntu wamaze imyaka 30, 40, 50 mu nzu y'Imana, yamara kwitaba Imana bakabura ikintu kimwe gifatika yakoze mu nzu y'Imana, bakabura bagahebura, bakazasigara bavuga gusa ngo yari umuntu mwiza, ngo yakundaga itorero. Ikunda itorero se? Itorero gute? Itorero se rimeze gute? yarikunze gute? Ikibigaragaza ni iki? Ngo yakundaga abana cyane, ngo yakundaga umugore, ngo yari umuntu w'umugwaneza. Iyo ni imirimo nayo. Koko turabura, ariko usubije amaso inyuma wareba amaze gupfa, wareba ubutunzi asize, ariko bakananirwa kuvuga ko yabukozemo. Yego. Rwose pe bakavuga bati uzi ko yari afite amazu atatu, uzi ko yari yubatse inzu imwe yari aha, indi yari aha, indi yari aha, uzi ko yari afite amamodoka 4. Mwebwe hanze w'imodoka zo ukumva mvugaga gutyo, mwebwe imodoka ni ngo gutunga inani, ariko namwe nabyo nyine ndibabyoroshye, ntawe uzitora hasi. Hari n'abatazigira. N'abatazigira ndagira ngo turatubwira ngo bose barazigaho, nimba ntabazigira. Kandi n'uyifite nawe yayitoye hasi, yarayikoreye cyane. Yarayikoreye, nashaka agire 3, nashaka agire 4, yarazikoreye. Urumva nawe noneho yamara gupfa mwaza kugaruka mu rusengero kureba ikintu yakoze mukabura. None twamara twarangiza bagiye mu ijuru ry'Imana, yagiyeyo, ariko se yakoze iki? Reka nongere ngukangurire iki gito uyu munsi wa none. Ni bamwe ni mu gitondo, abandi ni mu ijoro, abandi iyo bari kumanywa, abandi ko barakurikiyeho baba bakurikiye. Uyireka gukora none ngo uzakore ejo. Yego. Yesu yaravuze ngo ndiko ndakora n'uyu munsi, uyu munsi ko ndakora. Ngo data karakora nanje ko ndakora. Bakristo ahacu ni none. Mubayiburayo, soma Bayiburayo ibice 3:7. Soma wumva uko havuga. Abayiburayo ibice 3:7. Yego, 3:7. Nuko rero nguko Umwuka Wera avuga ati uyu munsi nimwumva ijwi ryayo. Uyu munsi nimwumva ijwi ry'Imana. Uyu munsi apana ejo. Haleluya. Uyu
munsi waye wumva imana ihabwa icyubahiro uyu munsi leohi uyu munsi niwumva ijwi ry'imana reka kuvuga ngo ejo kuramya sejo gutangira imana sejo gukorera imana sejo oya ni none uyu munsi fata umwanzuro hari ibintu wasubitse wagiye usubika ngo ejo sahawe ejo ntuhazi ubwenge bwawe ntibuhashikira none niho hawe uyu munsi niwumva ijwi hanyuma ntimwinangire imitima aho nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza mu munsi wo kugerageza mu butayu aha aho ba sekuruza banyu bangerageje bantata bakabona imirimo yanjye imyaka 40 nicyo cyatumye ngirira umujinya abico gihe nkavuga ati imitima yabo ihora iyoba kandi barakamenya inzira zanjye kubera iki ntibumvaga ijwi ry'imana uko imana yababwiraga ntibashumba kugeza n'uyu munsi wa none ubutumwa bwiza imana yatanze abavuga butumwa imana yatanze abashumba imana yatanze abahanuzi bakorera muri ya nzu ryatorero inzu y'imana bakaza kugira ngo dukure batwigishe baturere dutandukanye ikibi n'icyiza irya nzu y'imana niho twigira ijambo ry'imana aba baje wumva ijwi ry'imana reka kuvuga ngo ejo kuratakaza umwanya yego kuratakaza umwanya niba umutima ukubwira ngo ndukora none ngo uzakora ejo oya wibeshye uyu mwanditsi yavuze harya twasomye yabwiwe wa mukungu ngo uyu munsi iri joro uraka ubugingo bwawe urapfa ntitugire uko murazibona sinzi babwiye murakuze umuntu ari mu kuryama akarangiza umuntu yaba agiye agahura n'isanganya umuntu yaba agize gutya ngo yishwe n'iki ngira ngo nimwe mwabibonye wa musore warashwe aho akarasirwa mu nzu murebe igare uburyo riza aryamye ari mu nzu reka gutekereza ngo ejo kora none uyu niwo munsi wawe reka kuvuga ngo ndumva ngo nzaba ngora ikindi gihe ryari kuratakaza umwanya imana igicuruje twaza dukora ibyo dushoboye gukora buri munsi ugakora soma igice cya 4 n'umurongo wa 7 aho mu Baheburayo 4 n'umurongo n'igice cya 7 igice cya 4 n'umurongo wa 7 yego imana yongera gutoranya umunsi ari uyu munsi imana yongera gutoranya umunsi ni uyu munsi uyu niwo yatoranije ibi nibyo yashatse ngo tuganire nawe uyu munsi niwo munsi wawe reka kuvuga ejo sahawe uyu munsi aho ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane niwe rero yavugiye mu kanwa ka Pasiteri Mudaherani haleluya ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo uyu munsi nimwumva ijwi ry'imana mwabakozi b'imana mwe mwabakristo mwe mwabavugabutumwa mwabanyamasengesho mwabadiyakoni mwabaririmbyi uyu munsi nimwumva ijwi ry'imana twoye gutakaza umwanya amena niki wafashe uwe mwanzuro niki wakoze nabi wari gukora neza niki wakoze utakagombye gukora nk'umukristo umaze igihe kingana gute utagira icyo ukora uyu munsi reka kuvuga ngo ejo ngiki cyatwishe abakristo ba none umuntu avuga ngo ejo kuratakaza umwanya uri mu nzu y'imana igice cya 5 n'umurongo wa 5 mu Baheburayo igice cya 5 n'umurongo wa 5 niko na Kristo atihimanyirishije kwigira umutambyi mukuru ahubwo yabihawe niyamubwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye uyu munsi ko turagaruka kuri rya jambo ry'iki uyu munsi reka dusome ijambo naryo ryanejeje Luka 23 n'umurongo wa 42 imana uko yari ejo hashize n'uyu munsi niko izahora uyu munsi amen Luka 23 umurongo wa 42 23 umurongo wa 42 na 43
yego aravuga ngo nuko abwira Yesu ati mwami uzanyibuke ubwo uzaza mu bwami bwawe. uyu urabona uyu ni wa wundi ni babandi babambanwe na Yesu wa mujura cyangwa se wa mugome kubera yuko we yarazi gusa Yesu ko ari fitire aramubwira ngo uzanibuke abwira Yesu ati ariko nyamara ko narimvuze ndasa n'uvuze neza none rero uzanibuke Yesu ngaye gusoma Yesu yamusubije gute 43 aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane uyu munsi Yesu aramubwira ati ngewe sa haleluya singa ngore ejo guza uyu munsi ndakwe uyu munsi turabana nawe mwabantu b'Imana uyu munsi Imana yawushize muri twe twaremwe mu shusho y'Imana turabana b'Imana twashawe ubwa kabiri turi ibyaremwe bisha Kristo aba muri twebwe umwuka w'Imana uba muri twe Imana iba muri twebwe Yesu aba muri twe ejo twakura he ibizejo ninde wabitubwiye tubikura he ko Imana ishaka ko dukora uyu munsi ko nayo ikora uyu munsi. Amen. Kuki dushaka ko iby'Imana bidukorera uyu munsi ariko iby'Imana ntidushake kubikora nonaha kubera dushaka ko Imana idusubiza nonaha ariko twebwe ntidushake gukora iby'Imana nonaha ngaha uratakaza umwanya niba wayiteganya ngo ejo yego uyu ni wo munsi wawe. Amen. uyu ni wo munsi wo guhinduka uyu ni wo munsi wo gufata umwanzuro uyu ni wo munsi wo gukora ibyo utakoze neza uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana niwumva ijwi ry'Imana Bibiliya yavuze ngo ureke kwinangira umutima ureke kunangira umutima uvuge ngo ibindi bikureba hari uwo bireba wewe nyine ni wowe bireba niba ukora neza Imana niba ufite umurimo ukora Imana ishimwe niba ukora neza ibyo wakagombye gukora byongere niba udakora ukora nk'uko abakristo bagomba gukora haleluya niba ukora uyu munsi byongere noneho reka tugende tubyongera niba twumva turi ku murongo dusoreza kuri iki cyanditswe ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 9:4 Yohana 9:4 Yohana w'ubutumwa bwiza yego haravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare hakibona aho ugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora ugiye kwira mu buryo umuntu atakibasha gukora mw'abantu b'Imana mwisoreje kuri iri jambo ugiye kwira buri mu kwira ku bantu buri mu kwira ku basore buri mu kwira ku bashumba buri mu kwira ku bavugabutumwa buri mu kwira ku bakristo aho umuntu atakibasha gukora hari ibintu ufasha abasaza bari hano n'abakecuru ibyo bahoraga bakora kera ntibagishobora kubikora bakabyifuza bwarije kuburira nawe niba utanabizi waba ufite imyaka mike ntibirebe ukomeze ejo uzuba bwije uko ugenda imyaka kiriyongera uko yiyongeramo dukora anniversaire niko yagenda igabanuka imbere y'Imana uko umuntu agenda akora anniversaire niko asatira ubusaza iwa yagiraga ngo ni ibindi bintu ni ubusaza wawusatira kurasatira ko buriye tugiye kugera igihe umuntu atakibasha gukora kora none uyu ni wo munsi wawe niwumva ijwi ry'Imana wonye kwinangira isuzume mu mutima wawe ese ni gukora hari umurimo ukora nimba ukora Bibiliya yaravuze ngo umurimo wose werekeje amaboko ngo ukorane umwete kandi Bibiliya yaravuze ngo umuntu nakorera data azamuha icyubahiro haleluya noneho rero nimba urebe gukora neza ibyo wakagombye gukora neza ntukore nabi ibyo ufitiye ubushobozi bwo gukora neza reka gusenga hari ibyo ushoboye utarinze gusenga hari ibyo ushoboye gukora Imana yaduhaye ubwenge tutarinda gusaba ngo Mana nshoboza oya ntibikunda. Amen. icyo twavuze gukora nabi gukora icyo utakagombye gukora nk'umukristo turihariye turi ubundi bwoko twaratoranijwe twakuwe mu bandi twaraguzwe situkiri abacu ngo twigenge Bibiliya avuga ngo tubatuwe mu mategeko no mu byaha ngo twabaye imbata z'ubuntu bw'Imana n'ubundi tubaswe n'ubuntu bw'Imana nibwo butuyobora tuyoborwa n'Imana cyo gituma Pawulo yagiye agaruka avuga ngo jewe imbata ya Kristo yari azi ko yavuye mu bubata bw'amategeko n'ubw'ibyaha ariko ngo yinjira mu bubata bwo gukiranuka n'ububata bw'ubuntu bw'Imana yego
nicyo gituma tudasa n'abandi tutagomba kugenda nk'abandi ngo tuvuge nk'abandi ngo twitware nk'abandi. Dufite utuyobora, dufite utugenga, niwe mugenga w'ibihe, niwe utuyobora. Hanyuma reka udakora ngo uzakoreshe. Uyu niwo munsi wawe, niwumva ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima. Imana igufitiye umwanya, kora none, senga none, ramya none. Haleluya. Tangira Imana icyubahiro uyu munsi. Soma ijambo ry'Imana none, tega ijambo ry'Imana amatwi, fasha abandi bantu. Uyu munsi wa none niwo munsi wawe. Niwumva ijwi ry'Imana, ntunangire umutima, kuko uyu niwo munsi wawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira. Haleluya, haleluya. Dushimiye iyi minsi itatu wabanye natwe, wagendanye natwe mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye ko ibi ni byo wabonye ko tugomba gusangira n'abakozi b'Imana. Ndagushimira kuko abagaragu b'Imana baciye bugufi, abashumba b'Imana, abakozi b'Imana, abanyamasengesho, abavugabutumwa, abamama n'abapapa, abahungu n'abakobwa, haleluya, abakomeye n'aboroheje, bemeye guturiza imbere yawe kugira ngo bumve icyo wabageneye uyu munsi wa none. Ndagushimiye ku cyizere batugiriye kugira ngo tubashe kugabura ijambo ry'Imana. Iyi ni imbuto twasuye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana ni imbuto. Haleluya. Turabizi mu mitima y'abakuru n'abatoya, mu izina rya Yesu Kristo tusaba, nuko iri jambo rigwa mu butaka bwiza. Mwami Yesu, Mwuka wera waduhaye, uzi gusobanura, haleluya, uzi no kumvisa abantu, ubashoboze kumva no gutahura ibyo dushoboye kuvuga, kugira ngo bigire ireme mu mitima yacu. Ndagushimye ko uyu munsi wa none dufata umwanzuro nyuma yo kumva ijambo ryawe, dutekereze ngo ejo, ariko dukore uyu munsi kugira ngo duhabwe umugisha nawe. Urakoze ku bantu bose babaye hano, ubahe umugisha, kandi uwo mugisha tuwusange. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.